aya magambo turimo tuvuga ANACONDA Burundi nawe arimo arayavuga ejo twavuganye arimo kumbwira ati Rutambi ndamunyunguta oya nuko twabikabilisha nimo mu Imana ubundi uriye nawe twakagiye mu mitsi wakamufasha kaguru nanjye ngamufata kandi tukamushaka nyafu tukamugutiga uganje rutaye mvuye ko niyo ndi mu rugo kwa kundi saa 9 z'umugoroba usotse ukicura ugiye kuri wese ndabyuka nkahita nkora dupompaje kugira nsubire kuryama oya ntabwo nagira ibitufata nimo mu Imana ugende se muri video nimba muri imodoka ari kazi muri rukanga nanesubize muri rukanga wone bakavuze ko aporomoka ari uko ndimo nayizana nesubize byanze nibwo byakabaye ikibazo ubu ni igihugu ku gihugu u Rwanda rugiye guhangana n'u Burundi mu byuma wigeze wumva muri bira ahantu handitse ngo nuko yese tubura amafi biramunanira kiso kize ikindi cyo no kubitinara hano sinyamuru bayirese gikombe kuri nusa televiziyo zateranye hagati y'iki dore nabyo rapfibuka impamvu ibikombe byinshi byo nakuye muri za Yes, reka nanyine ngwikaze ukurikiye GJC Media ngusuza wereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya wowe uri Burundi Uganda Tanzania Kenya aho wereye hose mu Kinyarwanda tugusuje kandi twizera ko umeze neza umunsi wa none ngira ngo murabizi mfite show tumaze iminsi turimo kwitegura cyane ni show ya ANACONDA na Rutambi ni fire nyuma yo gutsinda abantu bose Rutambi akavuga ati imyitozo nari ndimo yo gutegereza ANACONDA ntekereza ko igihe kirageze kugira ngo noneho ibyavuzwe cyangwa se ni iryavuzwe ritaye mu Kinyarwanda niko bavuga ngo iryavuzwe riratashye ni kuri uyu munsi wa gatanu niho turimo kwitegura iyo show ya ANACONDA ku cyumweru bitarenze ku cyumweru umusore witwa ANACONDA zawasesekaye mu mujyi wa Kigali dukubitanye na Rutambi rero Rutambi kuri uyu munsi wa none ngo yigiriye ngo muri lokale ekipe zose zigiye kujya gukina ngo zibanza zigakora lokale Rutambi dukubitanye nawe rero ngagiye muri lokale ibikapu byose yabyikoreye ibintu byinshi cyane agiye kudusobanurira ibintu byose afite imana muri iki gikapu anadusobanurira byinshi cyane bitandukanye ndabwiye ngo ikiganiro ngiye kujyana hangana Rutambi mbere yuko ANACONDA ashyika muri iki gihugu nyuma yo kubitana Rutambi rero iyo mikrofone yagira canye banzu ndebere kicanye ko ntago nshaka ahantu bari buze kuza kumbwira ngo ibyo Rutambi yavanga ntago twabyumvaga niba ubu nigene nesha gutulisi wanyu kandi sakuze no mwima ubuje twigeze kujya gukora ikiganiro ahantu hirya mu Kagarama tuvuza abana barakanguka banyura urugo bari batwishe icyaze cyamana we abakiri babo bariho neza reba kugira ngo bayo nabi wanaga kubaho nabi ibaze ko twavugana tumutongolerana umugore nasukuti utabana banje murabakanguye kandi wale bana urugo ruri rumeze nk'uri mu ishyamba ariko ngo bana biyo ngo abakire baho neza bana barakoze ifaranga ryabo gashaka ko batuje neza ku mutima Ruta none abantu benshi cyane bakumenyereye mu matrini cyangwa se mu makabutura bakumenyereye turi muri juburi biki byose uyu munsi dukubitanye ibikapu sinakubwira kugakwire kawe uti none ndakifunze uturinete fresh umurerekezo ye none sana mbeleza usugumbonye ndiko mu buzima busanzwe tumeze nka Skype avuye kuranguranya Nyabugogo niwe wagafite urukapu rungana nka gutya oya bikapu li bya sport bala babigendana nyine bala ko babazi ibyo bafite ese harimo iki harimo iki abarimo ibikoresho bye bitandukanye tugenda dukoresha sport nyine nuvuga ngo tukaba tugiye muri gym nkuko ujye ubona za Barcelona za Real ukuntu abantu bava muri bisi bamisi bambaye gubisanzwe yajya muri local akahita hindura natwe babiri ma okay niyo ngambe nabona ufite umukino urimo kwitegura ariko ubwo bukaba bwabaye bwose we nabwoba Ruta ku buryo bisaba umukino wari ku cyumweru kuwa gatanu umuntu akubitanya nawe ngo ugiye muri lokale n'ibiki si bisango ngiye sport si kintu molamo uzoranya kwitoza hejuru y'inama inama urayifatira niyihoze iba yabishye aya magambo turimo tuvuga ANACONDA Burundi nawe arimo arayavuga ejo twavuganye arimo kumbwira ati Rutambi ndamunyunguta oya nuko twabikabilisha nimo mu Imana ubundi uriye nawe twakagiye mu mitsi wakamufasha kaguru nanjye ngamufata kandi tukamushaka nyafu tukamugutiga uganje rutaye disubira i Burundi kuko mfite abandi b'abashuti banyu cyo uzatsinda umuntu wabo bakahita babanyanga simuzanyange bazamenye ko ari amarushanwa bisanzwe ni igihugu ku gihugu oya ikibazo cyawe rero nawe yise niba ako k'igihugu ku gihugu none se umuntu wa mbere muri kiriya gihugu si yavuze ko ni uwa mbere se uziko ujyishyiramo akantu k'igihugu nkumva ngize ubwo kuzakora iki kiganiro none bazagutsinda Ruta unazareba yego oya abanyarwanda babizi turizirika nazahita mbwira Eric katinga ikiganiro kizasohoka umunyarwanda kugira ngo umutsinde kereka ndishe yashika
uri he barimo baransirika ku kagare bamaravuga uti utamushizemo umwuka urahagane ndi muri shashika nibwo naba nsinzwe Rutanguri uri he ku kanani ko kabi ngo uri he muri shashika ntabwo ujya ubona utuntu dushyashya nkorera ku izina ryawe shehashika abantu ntabwo mazi mu Rwanda niba habaho ubwo muri comment bazatubwira ko shehashika habaho Ruta nibyo rero ndimo kubwira abantu ko twakubitanye n'amabaga n'ibiki byose cyane n'ibikoresho bya siporo n'ibiki kuki uhisemo kwitegura Anaconda umukino uri ku cyumweru wanaga no kumwitegura ngiye siporo ni ubuzima ukuze ukuntu umaze nk'iminsi 3 utaryo kuntaramuka rero nanjye siporo nanjye ni ubuzima buri munota buri segonda wumve ko niyo ndi mu rugo kwa kundi saa 9 z'umuzimu ngo ubusotse ukicura ugiye kuri wese ndabyuka nkahita nkora udupompaje kugira ngo nsubire kuryama oya ntabwo nagira ibitufata ni mama y'Imana nawe rero hari gihe uzana ibintu byo gukabya uraryamye ninjoro arabyutse agiye ngiye kwihagarika mbere ko nsubira mu ndabanza ngakora pompaje ntabwo nagira ibitotsi akantu katariho nose ndakubeshya turangana ushobora kuba warabaye addicted kuri ibyo siporo ntabwo twavuga ngo wabaye addicted kubera siporo ubu bugeze marasiza kugira addicted abandi baba addicted kubera inzoga n'abanuza naye bakobwa ariko ntabwo byakugwa amahoro rero ba addicted kubera siporo ukagenda ukabuluka tugezanye kuri uburamutse ufite nk'umukobwa nkagera wa munyima niyo nta kintu ngira hore wumve kandi ibintu utangiye mu by'abakobwa hore wumve ibintu utangiye mu by'abakobwa ubu nze gusaba umukobwa wakirwa nsaba inkwano nanjye ubwanjye ni inkwano akoruta narakabya rero ari nawe ujye unkabiriza ubundi ndakwemera nemera gukora siporo abantu benshi urana batsinda nanjye nkabyemera ariko hari igihe nawe ushyiraho amakabya nkuru nkahita mvuga ibintu amakabya nkuru yanjye nyine ndimo nakubaza narakubuje ntukantange urugero nkoraho urabizi nawe ukuntu ibitoki byawe biba bimeze ibintu byo kunywa naho ngataha nagera mu rugo ngatangira kuvuga ngo ndimo ndababara hanga ntazi ikintu nabaye mwana uzi ko igenge ntaha nagira nko mu rugo aho uzi ko ndimo kubabara nabaye nkashaka ikintu nabaye nkakibu naza kuza kwibuka nyuma nkibuka ko hari igihe wambwiraga ungira gutya unkora nimba umugabo w'umuneke nzabizile umugabo w'umuneke nzazi nzakugira urukwe aya ibintu byawe ndabitegereza ku cyumweru ubundi njye nabwiye numara gukina Anaconda ako se umva reka nkubwire nimba irimo nagiye urika impamvu uriya wimukabiriza n'umuntu wa mbere woroshye ubaho nyuma mw'Imana utambi nta kintu wakoze aha nabonye Anaconda atakoze atakora wasunitse imodoka Anaconda yarayisunitse warayisunitse yesi imodoka yese yayisunikiye ibintu cyajya kuvuga ngo yayisunikiye kwa mutwe ntago kwa mutwe y'ubushuka ahantu amanuka nose abonye kwisubiza yayisunika itaramunaniye none se njye nimba halamanukaga ko kinye nayisubije yo none iri kwirukanga halamanukaga sa kunyura kamanuka halamanukaga gutya mitangura magic ndongera ndahamanura karaka naho karancanze imodoka hari abantu baravuze ngo ni impamvu ikurusha amenyo ngo nuko ngo haporomukaga none se nabwo impamvu yisubiza yisunika nabwo haporomukaga ni kwa mutwe habiri ukuyizana hari kwa mutwe no kwisubiza yaho no hari kwa mutwe ugende se muri video nimba muri imodoka ari kazi n'imiri rukanga nane subiza n'imiri rukanga wone bakavuze ko haporomuka ari uko ndimo ndayizana nayisubiza byanze nibwo byakabaye ikibazo kwanza ngenda ndashaka kubanza kwirebera muri kino gikapu cyawe hamwe ngo harimo ibikoresho byawe byo gukoresha siporo nanjye ndashaka kubanza kureba harimo ibiki mu by'ukuri aha ngasi ni ukuvuga ngo ubundi buri umusportif wa nyawe buriya na Cristiano umusanze ahantu agiye gukorera umwitozo nagajyana na Ballon d'Or reka za Ballon d'Or ziba zirimo mu Imana buri uko amuzirika ku kaguru bwabo bw'ubu stretch arimo aratera amashoti arimo aravuga uti ko kubungu ya 2022 kuko ubu nazajya hariye bikamuvaje iki nyine iyo rero cya kintu bitumugira motivation ujate gusana ko ngo harimo iki haba arimo ibintu bitera motivation amakabutura yawe ukorera siporo udukweto udusengeri twawe ni buri kantu kose n'udukombe aya mu Imana njye mu njye mu ngonera bankorera agatura ko kugenda nkabishiramo ntatanga bikuramo ngakomeza bya bikombe ubu hano birimo hano babirimo hari ibyo marasize mu rugo zana ngufashe nyereke zana ngufatire gutya banze ndebe nanjye yes urizi ko ndi hano haya ni Petero yemeraga icyo urakizi cya bikombe mwafataga mutsinda nkuzi ko wamugani kiso kize ikindi cyo no kubitiye intara hano harimo Musanze harimo Rubavu harimo na hari yandi hamwe aturuka bashi Rusizi harimo na Rusizi Rusizi ngo baravuze ngo ntago banyuzwe
nose nago bakubisana kongera bari ya team ukuntu kuzabigenza uko batsinze bose tuzashaka itibe nini bose bajya bahura ku cyuma kimwe ngenze mbona kana hari byuka byaro je nako mbikuna je oke tuje tugaye ko nuzana ibintu byo ukabya bihana ngo abantu banga abantu ku bari bisore balamaze nose bari bisore ubu balimo sinashira gacho munakizamura reba ngasimufunguwe uroje bondo ijana na 180 biramunaniye misendenza kandi veni nje nanu cyari plastique ariko nawe mwagiye mu gupizanya gutya kuyiboko musasina nimishira singa kadoro muhaye arata kadorota akuti nujutse ngo ajya wemera ko watsindwa hano none se buriya mu gupizanya ngiya ipura mbere ndo yatsinze ya mbere wari mutsinze mu gupizanya none iya kabiri nyine bari ngakadoro no umuntu wamaze kumutsinda inshuro 8 kumutsinda ni ya 9 batambi konzi kutajya bakwiza mutashobora no kwemera ko umuntu yagusinze wemere utuvuye ngo naga gift wamwihere no gareka turivugira hanga anakonda sizige tumuha gift warufite gahunda kuzamuha gift twagiraga ngo tutaziyanyisha igihugu nimba turi abanyarwanda utanakumvisha ugero uteka mu tuntu tw'udutego tuvuga ngo ninamuka na yaransinze hanga bazavyo na gift oya none gawe mbwiye none kwera gwe no musi no kugira ngo wemere ko anakonda noloshye iki bikombe iki nacyo nakiye kuri murakibuka the choice award the choice award sinya mu bayirese igikombe kuri nusa televiziyo zateranye hagati y'iki dore nabyo nabibuka mafite ibikombe byinshi byo nakuye muri za Uganda abagande bono n'ubu nabana nyakubi kumva Rutambi kuza yasubiye yarambwiye rero twaravuganye yarambwiye ati uno n'umwitozo magaze ahagaze umwitozo si umwitozo ati Rutambi dukubitanye nta nubwo yamenya hano nciye bari kurya iki sabagande kuko barya umunyigi bazi icyo bita imbada nakawunga wana barya nakawunga akawunga sibyo nibiki twaba turya imbada nibiki se nta nibyo zibazabirone cy'ukutarya nawe bwa Suriya ibyanyu by'abantu babashonje ibintu by'imbada namenya ari reka bimenye imbada nibiki buriya abagande buriya kunyumva nuko kumva Samson wo muri Bibiliya we nibyande wenye muna nimuna kubwira ngecho nemera anakonda kugira ngo neke yukuriya ari nko kurya ikisi isosi y'ubunyobwa ni iryoha kandi ukayinywa vuba vuba igishyushye hagati n'inama hejuru y'igikombe tuzamuha nanjye nzamurengereza y'icyanjye kimwe naramuka gutsinze abantu ahantu muri njyewe nakona njyewe nahansinde hagati ya cyo gikombe niki cyangwa se hagati y'ibi ngibi cyangwa nameza n'igikombe cy'international nakuye muri Uganda azatora ariko nanjye ni umugeraho nzagira vuba vuba nk'uryamanye n'umusazi ngo nugira vuba vuba kugira atakwisubira utugeze abanyarwanda bose ko anakonda adashobora kuzagutsinda no kuvuga ngo nyuma y'uko amavubi arimo arajya guhatana agatsindwa njyewe natsinzwe igihugu cyaba kiri mu gahinda kuko ntabwo nawe nyiriho aya magambo urimo kuvuga uzayasubiramo ahubwo se ikiri tubaza abarundi buri umuntu wayo mwohereje buriya muramwiza 100% kuko ubu ntabwo turimo turangana na Rutambi ujye guhangana ngo n'abanyaruseze ngo n'abanyarubavu ubu ni igihugu ku gihugu u Rwanda rugiye guhangana n'u Burundi mu byuma anakonda kugiye kumbabaza kugiye gusebya Burundi nako Rutambi kugiye kumbabaza kugiye gusebya nawe urabizi cyambere ni cyambere cya kabiri cyitwubujajwe anakonda nawe urabizi no mu Imana aha rero nijya mugira inama abarundi bamwegera bakagira ako twahamagaye anakonda tumamagaye turi live tumamagaye yuko bira bintu byabo by'abarundi ejo bundi bari umukobwa basohokeye hari yagiye aganahera muri bya bintu by'abamisi babo wa undi wambaye utuntu tw'umuhondo muri Miss World yagezeyo batsinzwe n'ibintu yari yambaye Burundi baramwihakana bavuga utari mu bintu bye anakonda nawe bazakwihakana no mu Imana nawe bazavuga nawe nzamukubita kuri y'abarundi nawe bazavuga uti nawe uri mu bintu byawe abarundi n'abashuti banje baranamfana rero ndashaka kuba rero umuntu wabo nkamukuraho cyari muri Rutambi bakamugumana byande we murangubwira ko wenda weho tureka kuvugira abarundi bo batambona wowe ndebye ndeba neza ubone niyo bandika Bibiliya ubu ngubu Samson ubu yari kuba arimo cyatwe kuzajya twumva ngo ntabyo bishyira ku ruhande nuko twakuzajya twumva ngo nuko utamufata inara leta tamura
Samson ntabwo ari kuba kirimo unakuzana n'agapusi wakabona ukirukanga biri kumbwira ngo watata muri ntare oya ubundi ubona ugira nk'ahantu hari nk'intozi nk'ikiguri cyazo gutyo ukiruka ngavuga uti ndapfuye oya nose ugaje kurata imbaraga mu nyamaswa usibye nyine nk'ina buri nyama cyaka ikintu gitinze mu bantu ndambere ngiye ikintu mfa nawe nagukishe nako rero nuko ntari nabona umuntu kunkubitira none iki kiganiro baramutse bakunkubitira naje nkikina buri munsi yongera njya uploading buri munsi nya uploading none se ibyo nose ubwo bintu byashoboka gute wigeze wumva Yesu tubona amafi kamunanira akota ko mu kinyarwanda bavuga ngo uhiga umugabo ntiyamira uyirukana umugabo kasika imbaraga zimusubiza inyuma Rutambi uri muravatana kubona nzamunywa nk'uwa amazi ntabwo mwari mwabura n'umunsi n'umwe Rutambi ushingira kugivuga ngo uzamutsinda ukanakonda nuko nge niyise nyeranye muri nakubaza ese ko wiyita nanjye bansubiza uramuzi babonetse nyine wigeze wumva Yesu wigeze wumva muri bira ahantu handitse ngo nuko Yesu tubura amafi biramunanira Sharta uri ikibwa kubera tumuzi nyine na Yesu ni Mesiya urabizi ko nakonda uzamunywa nanjye ndi Mesiya w'abanyarwanda kandi ubu nawe hanari ikiganiro cyane ndimo kureba ejo narimo bati biriya bya Rutambi yizanishwa avuga ngo ngewe ati navuge ngo mfi kubera ko ntari nagira mu Rwanda atari ko ndi bashyikire ntabwo Rutambi ari buze kongera kumenya ariko tuzabanze tumutembereza igihugu tubanze tumwereke igihugu cyose ukuntu gisa ibyo gukina yabyibagirwe ubundi uzabona uko umutsinda rega buriya n'ibintu biba bitandukanye ujya umenya guterura ibyuma ariko no mu mutwe ube smart bariya batipe nyuma yo guterura ibyuma bararyama sibazi kurya ubuzima ubushobozi ajya kujya kumva kubera kubeshya kumva nakubwiye ngo indege ngo yapfumutse ugeze mva indege yapfumutse ngo nagakije abarundi ni mu muhate agere ntakiri kare umuntu mufatirana gishije kugira ngo babyibagirwe undi kukigwera tuzaya kwakira ANACONDA kuri aeroport ni Rutambi azajya kumwakira mu sportif mugenzi wiwe ubwo buranye nzamwakirana cyangwa muzajya kumwakira rega ntabwo ushaka kwimenyereza umuntu ashaka kumushyushya vuba umwana mukubita hakiri kare ngo nisiga kandi gukeneye umwana wawe nabyo muraciringa n'iki byose kandi siporo bitwaye iki none rega ikintu cyaje mihangana bushuti buva niyo mpamvu cya kituyangana turamutse tuzanye ibyo guteretana yazasura mu Burundi akavuga ngo twagiye gukora ngo nabanza banyereka ibinyafu baravuga ndi mutsinda barabinkubita ati hari ukuntu babanje kunshyira ahantu bamwe bati ngo barabanza barandyoshya ngo bagurira ngo za manyama reka azavina yarariye karungu ese nawe wemera ko ANACONDA nibura ari umwe mu bantu i Burundi bashoboye nyine mu gihugu cyabo simbizi ako mu gihugu cy'u Rwanda buriya nko kubizi nangiye kukubwira kandi kuko ugiye kuzana nk'umugani mbabarira oya reka tuwureke nukuvuga ngo njemba mfite umwe mvuga nti wabona ANACONDA ari nk'abantu no muri quartier usanga hariyo n'abandi benshi cyane Softa vie Softa papa yego wigeze utani ari ku mugoroba yakubwira ngo iki ati wa mwana we hani wa n'abagabo babiri mu rugo rero nakunda nawe nabimenye uravuze ngo azinjiye mu gihugu cy'u Rwanda yigenje nk'umwana muto yavuga ati jewe agire vuba vuba muramukutu dukoni duhora itasubirayo Rutambi salam dore bari abantu n'ubu nta mutaro ujye unyishyuza cyangwa urabambura nawe wisori abayumva kwicaraho abayumva ari nka Samson abastari benshi ntabwo bajya bakunda gutega utumoto abastari benshi ntabwo mutega utumoto mwigendera mugapfunikira mugani wasikaye nosinge ko ndi umukene umukene se ko bavuze ngo abantu baterera ibyuma ngo nta kintu bagira ngo tuba turi imbura mukoro ubuze ibintu murya uramutse uri umukene wowe wahita upfa ubushatse vuba yuko mu bintu byose nkorera inda ntabwo mvuze gukorera inda ariko mvuze yuko mugerageza no kwitaho kandi ku buryo buhagije nta kibazo okay reka tuba dusubizemo ibikombe byawe tubone kwinjira mu bindi bintu byinshi cyane tuganira none ko bimajije kubamo na byinshi nyamuneka ubu uri kuzangendana agakapu kuzuye uruvuga ngo iyo urimo guterura icyuma urimo gukira bari buvuga utaha ahangaha ndongeraho akandi kandi ese tutabore basohokera igihugu n'umunsi n'umwe nari nasohokera igihugu ubwo sugu ibyo mu Buganda ubwo nabikuye ubwo wagiye ku rwego rw'igihugu atari kuvuga ngo niwe wagiye gusa watuye oya nose naguze certificate mfite iri international kuva mu Budage Budage nahuze nzayizana oya na passport utunga wowe urambwira ngo ngira passport ubwo sugu njye ntabwo baturebye ngo musire mu Burundi kurya umwe ngo na passport n'umwe habwo wewe habwo kigaragara we na passport ugira habwo ugira laissez passer
muvu ugira ibyangombwa bitema na kashe y'igihugu mfite irangamuntu ntiyego nyine irangamuntu ntihagije ku mwana w'igihugu cyangwa ubuntu ugiye kagitumba kagira ngo hari akora tapanigo hanze y'igihugu wagiye kure ni mbanze ngo na kano kantu hanze y'igihugu kure wagiye ni ubwo none se reka ngubaze wewe muri make ya wumva mvuga ururimi oya byo warizaniye ngo ni rutambire ngo ibyo bihimbe mu biryo gose nose nyandi umuryogo yo nkurebye mama nuriho cyarza mama nuri umuryogo ku rwego rwo hejuru rwose komana ise icyagura yuko no muntu wo mu rugo abize mu Rwanda ari bake uraza gutubwira nawe ngo urumwe mu diaspora dutunze muri iki gihugu nose atano mu diaspora ubundi mvuga ikinyarwanda cye Louis ikinyarwanda cyantesatesa byatari nose nakubakira inshuti yanjye ikinyarwanda kirantesatesa byatari ikinyarwanda cyawe ni mukeya ikinyarwanda cyawe ni mukeya yego ikinyarwanda cyawe ni mugufi ikinyarwanda cyanjye kirafite twavuye ko gifite nka kirafite level araho gitagarukira ibintu by'inshobora n'iki byose ntabwo wabimenye reka ibintu bya imigani shida gatura imama nabyo nzi inshobora n'iki se nose ntabimenya se uwo mu byegeranye n'iki gushobera amahanga ni ukuva nyina amahanga byarabayobeye sinshobera amahanga se ubwo ni biyobera amahanga ruta ejo bundi hagaragaye ifoto ya Rutambi yambaye ijipo munari navuga ngo ne kubikoza ariko igihe cyageze ngo mbikubazeho njye se njye nambaye ijipo njye ifoto narayibonye okay nari mbafasha no kuri kamera iri karaza kuza kuyitwereka ifoto yawe wambaye ijipo hari amazi minsi harimo garagara saga ya umugabo ukora ibintu by'imideranga mu Rwanda wambika n'abastari benshi cyane batandukanye hagaragaye ifoto yiwe yambaye ubusa yahishe ku gice cye cy'ubugabo gusa benshi bazamura ibintu bitandukanye baba batizi ifoto z'abasore bameze gutya kukiza nta kintu bazivugaho kandi y'abakobwa bahita bagarura yindi ya mukobwa elega ku bagabo nta kibazo bagakanya bagazangara ukambura igituza hari umutacanga ukabona n'ibintu bisanzwe mwese so wasohoka wenda nk'ubu uje gufungura nk'umuntu uje kureba mu rugo ugafungura ku gipangu ukenyeye agasume yego ubu so wakoreza umudamu wagasohoka akaza gukingura umuramba agasume kagarukira nawe nkaho nabo bakagarukiriye hejuru nta kintu yambaye none se nyikukiba ikibazo yego none se aka kanya so wasohoka wambaye zino boxer zacu ziba zigarukira ahangaha ukaza ugafungura umuntu ukanamureba ukanamara nakisi mukanamara n'iminota minini none se wakemera umufasha wawe yuko sohoka yahambaye stiling nyine n'icyo kibazo man izo ngiye gizitanga niba wenda kuri shifa wa munyamakuru dukorana ntugongere kuvuga ku mudamu wanje wa Musenzi we none se ngiye kumana n'agoreza urugero fatika buriya urumva shifa kubera ko ari umukobwa nyunguti shifa urayasohoka yambaye stiling nyine nanjye muri n'agoreza urugero no kubwa kera abagabo bo barabunuzaga ahantu hose abakobwa nibo bonyine bapfukiraga uri kumva rero kugira ngo umuco gumeho nuko abakobwa bagomba gugumereza muri bya bintu bakabiteberezaho irafa disoka wayivuze iki ira mugabo motion wayivuze iki ira ni ibintu bisanzwe mane oya byari bikabije beje bava batubira kabiri nuvuga ngo hari yafashe akantu gakarangite niko yagize gutya avuga ngaho nyine gusa abantu baro bati ko na wa mukobwa nawo bushize yari yambaye erega weho ari kiri muri itiranye gusohora ifoto k'umuntu nkayishira ku rubuga rwanjye ira ni private yanjye y'ubuzima bwanjye imbuga zanjye nago mbwira muvunyi ngumfite urubuga ngo ugende zo kuza kureba ya foto unayikomantingeho wapi nuvuga ngo nabyo bitandukanye nkawe ushobora kwambara ubusa ukajyana wabereye igitaramo hari abantu ugiye kurangaza muri uwo mwanya bitandukanye na wa muntu none se abantu kabiri kangahe uwe muri telefone abubonebyemo ubasanga umugo w'amafoto wambaye ubusaranga ufitemo ngeze natunga amafoto nambaye ubusa nkuri ntago njya ntunga amafoto nambaye ubusa reba ye ubu yago waje nko muri douche ngakuri ambere ko ukamanza ukifatira ga selfie aya nago nukuvuga ngo urubuga rw'umuntu bitandukanye no kuzangaha nkabyambara nkirirwa mbitembereza mu bantu icyo ngicyo nicyo bita kujya muri banda nyamwishi bitandukanye rero ngiye no kugishira ngiye none se ku Instagram si usomera gushakira ushaka none se kabiri kangahe none se bakristiano ko babyambara agahugu umuco akandi umuco nose ubu tugendeye ku muco ubundi mbere se batubindikaga
ntatswe ngo twambara tukikwiza asa kuntu tutigira oya ariko bakwise kubusa umwe mwajyageje kwikwiza so kuri we motion bya bintu yari yakoze nta kintu bigutwaye ahubwo yari yambaye lumbi ezira foto yawe bakwambitse ijipo we warayibonye oya nje niwe nyumvanye nago wayibonye Munonga bose yambara ijipo. Sinzi niba editing bakoze niba rero yambaye kugira ngo twike. Reka. Nabonye ifoto mbona Rutambi. Ubwo so nasarakaje nabwo nakambara ijipo. Nanjye nahise nanjye avuga intu umuntu turimo kwitegura guhangana n'ikindi gihugu cy'u Burundi atangiye kwambara amajipo umubona adataraga amashashi none kabaye. Oya, ni kuvuga ngo ikintu kibikosa ari uko bakijyaye mu bantu. Ariko mu gihe wagifashe ukagishira ku mbuga nkoranyambaga zawe. Urubuga ni private yanjye. Nkuko kuri WhatsApp ushaka kuvuga ikintu ngo nagishizeho ngo stating ushira ifoto mbi wowe wayibonye wewe mbishatse nahita nkubloka ngagukuraho. Ariko muri lockdown kera hari igihe bajya bavuga bati ntago tugiye tubafata ariko tukabona mu posting amafoto ngo hahi. Ndashaka tubwira hahiri hehe rero sasa. Aho hahiye ni hehe. Lero ibyo ngibyo bitandukanye n'ibyo turimo turavuga ubu ngubu. Nuvuga ngo muri kiragiye kwegerana kw'abantu nago byabaga byemewe. Yego. Ariko nta wabonye samuzemo mwapostinga nk'aka video mwaje aho muti twabikoze ejo bundi batariko se mutwereka twabikoze ejo bundi ariko wewe ubona abantu ari injiji zo kureba video bakareba mu mvumo zabera gahungaho nimba ari za cyane cyane nimba ari izubwo. Yego none rero babitandukaniye nuvuga muri kiragiye natwe ubwacu kwegerana byabaga ari ikibazo none nawe kwifata nawe ugapostinga ngo hahi. Ese mvugo zino mu mvugo kabera amaje kuvuga ati izi mvugo zigombe zicike imvugo zahahiye byabereye hehe tubatwike bimeze bite ibyo bintu ese nanabizi no sinye kuri atari umunyarwanda bintu byahahiye wowe uravuga ko izi mvugo z'uburizo kabera yavuze ati izi mvugo zicike none sinje walo wazinyumvo nyine ndiwe nimo ndakubaza uzivuga iki nk'urubyiruko ntago mvuze ko ari wowe ngiyeho kakanje nta kintu njya kakanye ubutuvugane nta kintu nazivuga ko ngewe bura mu mahame yanjye ngewe ngira nemera yuko buri muracunga ngo nizamuri jewe abo babibuza basanga babikoresha nibumviro nanjye bambuza ibyanjye nanjye nzumviraho ngo nta myaka 100 wowe iyo wirebye uko ubona ijana uzagira cyazi imyaka 100 karakani ejo ni shifu yakora injigano nariya aramubwiye ati ari iyi mvugo ngo nta myaka 100 nariya yaramwishe atunditse umuntu uzayigira uziko nta myaka 100 uzi iryo jambo ziri cyaduka uza amafaranga nariri igisenyi nasigara namo bitatu ngo n'ubundi ngo nta myaka 100 ngo nzashaka ngeze i Kigali byose ni yare urabyumva ni ngo wowe witegereje ubundi ubona ijana uzayigira ruta ijana no sasa Samusoni yagize ingahe erega n'ujye utanga utambi urugero ujye ufata ba Samusoni ufate ba Eliya ni ngo wowe na Samusoni umeze kimwe uzi ikintu cyagushije Samusoni ni igiki cyatumye Samusoni udahangarwa bwe bucika amazi ukarangira ni kira kari nge sinyikunda Samusoni wo mu Rwanda Samusoni wo mu Rwanda photocopy ya Samusoni wo muri bo yatujya twumva muri bibiri ni wowe niko ubu wowe urumva ari cyizere wagirwa kandi tuzi ikintu cyaguje Samusoni ikintu cyaguje Samusoni harya n'igihe ntago nyizi ntago kizi oya byose kubera ko ugeranye na Samusoni ari amateka yuzi Samusoni yananiye abantu bose Samusoni yeshe intare Samusoni yananiye abasore bose cyamugwishije umba se mubwile icyamugwishije twebwe ngo ntago twagiye kuko twe twamenye ubwenge n'icyo gihe Samusoni nta bwenge yari afite muri kiriya gihe bari bafite imbaraga ariko mu mutwe ari hake bari bafite imbaraga ariko mutwe ari hake singaga tweet ejo ni ngo nigeze kubona ngukurikije biri ukuntu yanditse ngo n'ukuntu bibiri ivuga ngo ni iki ngona ngo cyabeshyemo ngo nukuntu harya amaso n'aryamye n'abagore hejuru y'igihumbi abagore 700 yafite abagore 700 n'inshoreke n'izindi nshoreke yafite abagore niba ari 100 igihumbi yafite abagore 1000 ariko inshoreke zari nizo zari nyinshi ngo nukuntu yaryamanye ngo nukuntu yarafite abagore 1000 urikumva kandi bibiri kabitubwira ko yabyaye abana 3 kandi mu cyage nta prudence zabagaho ko nta bukirizi bwabagaho urubyaro yaragiye byaremeze yakoreshaga condom nyine cyari ikibazo warijyama n'abantu igimbuka bya abana 3 997 muri ariko kumara 997 hose utuvugisha ukuri naga babyaraga bari ingomba bari ingomba ako birarana tubeshya none kongera katubwira ibintu byari biracana reka tubere muri kiganiro na Theo
ikiganiro mbi ikiganiro nateo ni debut za biryoshye uko hari ibintu byinshi cyane nshaka zansobanura muri ibi urabyumva Bibiliya rutuno bagiye bibeshya ariko turumba nibaza bati Imana ijya kurema yaremye Adamu na Eva babyara Kayini na Abeli kandi Kayini yisha Abeli bakina basiri batera yego twe twavuye yegora ku mugani hagati ya Kayini na Abeli ntabwo bari gutera nini kandi batubwiye ko ari abana babiri babyaye none biri ko katubwira ngo Kayini amara kwica Abeli yaratongeye abantu bamuteye amabuye ariruka abamuteye amabuye ko bari babiri bavuye Bibiliya rero bagize rero bari kereka mutima Bibiliya wenda ni wawe no musoma Bibiliya niyo mpamvu bamugani ya bintu bigeze bari jya bati namayobera amatagatifu kuko urumva utuntu twose utangiye kugera utwibaza abo bantu bamuteye amabuye bari bandi byatuma rero umunyabyaha kuko na muri Bibiliya nubwo twirirwa tujyana abapasiteri bakaduca ku nzoga hari imirongo ibyemera ibyo bintu rero utangiye kubyibaza gutyo uzagende ufate igitabo cy'umugabo witwa Thomas Dake nugisoma nibwo uzavamo ubutijyanye inama y'amatagatifu ibyo bintu byose twibaza yararimo byibaza we akanagwa n'ibisubizo byabyo yararimo byibaza arimo atambuka ku nyanja gutya gake yigenda yarimo byibaza ahasanga akana gatoya afite amezi atarenze 3 kugira ngo nyine nibyo Bibiliya aravuga ni arimo yibaza ibintu ubutatu butagatifu ibintu byose noneho asanga karimo karavoma amazi ku nyanja n'urutoki gashyira mu kanogo kacukuye mu mutima nta kindi kintu cyahise kiza mahise yibaza ati ibintu umwana akora ni ibiki atungurwa numva kakana kamubwiye ngo nkuko ubona ibingora bidashoboka nuko ibyo urimo kwibaza wowe nta gisubizo cyabyo yego nibyo ese bavuga tutageneye kure nk'urwo rugero twari dufashe ibintu by'Imana gusa ujya nagwira imirongo nk'icumi muri Bibiliya ijishinganyije ya mbere uwambe wavuga tuma abantu bo mu toro bo yanjye umudiyakoni wa mubyeyi oya ntago kwanga nabo mpamvu ninzara Theo ibibazo byo turimo kwibaza hanga Theogene azabidusubiza Theogene ari jano Pastor Theogene nzahari yarayisoma buriya somozi ko ni arimo kubwira abantu kuntu yabaye muri Nyabugogo ikintu nagira pastor nabo ntera mintoje ebyiri mwana ibyo bya pastor rero nabyo muri biri nimba ari umurongo muri biranditse ngukira hajya ngo nimba ari kugira ngo ukiranuke nuko ibyo wibyo wabisubiza none bare yabo bavuga ko bakoraga abantu mu mifuka bakaba barabetse ko nta numwe bashuje ibyo bibyo nka Theogene bavuga ati ibintu wibye warabisubije ubwo wakiranutse ute kandi abo bantu wahemukina n'ubu ngubu ubo abatabizi yuko wewe wakijijwe baracyagufata nk'umwana mubi wigeze ujya kubasura ngo ubasubize ibyo wabibye akibintu bya pastor mu Rwanda bimaje guteza ikindi kibazo oya kuntu bimeze nuzi ngo nanjye Rutambi kandi nzarishinga Rutambi caci rizanababona ariko hakitabira basi mifu hakitabira n'abandi oya nta n'umuntu utazi uburashizemo ikoti ijambo nakubwiriza ubu wariyanga abo ndashaka kuzakora ikiganiro nawe wambaye nka costume wicaye neza umeze oya yabo ndashaka kuzansanga no mu rusengero kuko iyo nagiyeyo inyangira umwanya wo gusoma Bibiliya usengera hise Rutambi urashaka kwamenya bitwaye iki uri proud yawe abushye twumve ikibazo bitsenge nabyo byabaye akazi guye mavuze ngo umuntu majyanye wayoboke kandi mu pastor nta kintu yamaye abadiyakoni baraza kwandika muri comment bati Rutambi ntajyaza oya naga ari icyo ngicyo nuvuga ngo insengero zabaye business turamutse tuzakaganira yego ndamutse ngihanga ngavuga iryo torero uri kumva kubera ibintu byabaye akazi noneho imbere y'imbaga nyamwinshi y'inkono bari bure bino bintu ntabwo bari abantu bajyayo kandi pastor ngesi yanyishuye kandi ibintu byose byabaye akazi nabonye n'akantu ka rugagi kuri televiziyo arimo amati muture ubona ibintu byose arimo afata amafaranga ati zana bati muture ati Imana iragukubira ngira gukubira ari amafaranga ko buragira ku Mana ngiye barasureba abajya mfite amafaranga menshi ku izina ry'Imadore ndabira imbere y'Imana kujyanya ture ngiye nyafashamo abantu ngakureba ushonje nkabasha kuba nakugaburira ariko hari n'abantu babyuriraho nabo ugasanga umugabo yirirwa agendana n'akana mu nzira urabyumva akana yagakuye mu ishuri akana nta kindi kintu kayirwa gakora ikirirwa kagenda nawe afite inkoni urabyumva neza igihe ejo naramubonye ahantu twari turi turimo twikatira muri bya bice hano ruguru munazamuye urabyumva tabana igihe mfite ikibazo uyu mugabo yafashe umwana ntiyagiye ku ishuri imvura irimo iragwa umugabo ngo ari kwirirwa mutembereza ngo namusabire afite inkoni nkibaza ibintu byo ni nyabaki birimo biragana he bifashe
nagira umugisha wo kuganira n'umwe mu bantu bari bahagarariye abafite ubumuga bwo kutabona turaho ngaho arambwira ati buriya ndanamutse nakubonye umwaye amafaranga njye nahita nkurega nabo barabigize akazi ukabasha no kubamufata ukamufasha ukamuhindura ibyifuzo byiwe byo nyine bitari byose ariko nyine wenda ibyifuzo byagirwa na wa muntu muzima nyine nkuko nkaho ubayeho nawe akaba ari nako nawe yagerageza nawe kubaho bikananirana kuko ari igicumba cyasebezaga muri Nyabugogo baragihaye gikoye n'ikofi iribe kikofiragwa iramanuka ikofira turomboka havuye n'umutuku wa mugabo nkiravamo n'ibihumbi days oya none naguza gacha rero kandi yero kuvumba itava ahandi none mvanga ngiye gacha nayi nigiriye Remera mba nciye ku muntu ari masaba pe mbona arababaje bya hatari ubwo sister yaranye nkubite gitanu ambwiye ati genda ukuremo senyi sitegeshe bine uhita ubinyereza kuri telefone tugiye kubihahisha urabyumva usigane 500 nta wamenya urabyumva nta wamenya ushobora kuza kuyakenera mu garuka cyangwa se nkaba nta yandi nabonye nkoherereza umugabo mugeze haransaba mbona ko karashoje avuga umugabo bamukubitamo nka desa ariko nsanga ikibazo mfite ntabwo nyafite avunje ntabwo wa mugabo ko na amafaranga mfite ni 500 kandi sister hamwe ni nkuremo 500 gutegesha ni 500 nta wamenya ati kandi kuko ubona shoje uziko neza mbwira ati kuri rero yawe nta wamenya maho izo desa bashaka kuma none se yakura he ati nibyo bitanu nkugarurire ahita kugarura koko ngane ibaze muri 500 cyasabiriza none akabanza mu menone ikintu cyambabaje nabyibutse ngeze imbere nibwo nagize mu bwenge nabase uyu muntu ati mabitanu ndakugarurira sibyo twigiye nyuma kugira ngo tubise umuntu aceho urabyumva nabyibutse inyuma ngeze imbere ndavuga uyu muji arambwira ati kuri gitano cyawe kimereze ndakugarurira urabyumva bivuze ngo we yarafite ayagarura kuri bitanu ari nge nawe agomba gusaba nini kurumva je yari bitanu bya sister ngomba gukuramo se oya nago ari bose bashobora kuba bakora ibyo bintu ari nushobora gukora izijumba kayita yitahira bitewe nuko yaraje ashonje ariko noneho nago bikiri gusabiriza kuri bose harabo byabereye akazi ku buryo ashobora no kujyamo uri kumva akavuga uti umunsi ni nacyuri 10 nago ndi buvemo ati ndaguma oya mfite 8 ndabona kibiri kandi wari gusaba ufite nk'imumbi yawe uko ejo bundi arantu twe turi noneho umwe araza asabiriza imbere y'inuza y'ahantu ku motokari uwe yarasabye nimba nawe yari yakubiswe n'ikiro leta kizamura wawundi baramubwiye ngo ubwo se ngo ibyo muzabyikora ryari ngo cyaye gitutsi kibi ndavuga uti umusabiriza tukana kuri nyina ibaze utani ryari wowe ushobora gufata umwanya ngo uvuga ujye wiyungiye kumuha ndabibona ko yansabye ari kwiyungiye kumuha ni ryari ngewe niyo mayi umuntu naganya nitaho ngo arayakoresha iki ngiki urumva kuko ngiye buriya ngiye nimba akazi kanyuma nagakoze ako ngiye buri kosa natakora sinakima umuntu ushonje ngiye bura kuko ngiye nzi ukunza ryana ndayizi ni ryari wigeze kugera ukavuga uti hano ndakubeswe kabisa kabaye burundu hari byimeze bite ruta yego ko mana yanjye rega hari abantu babona mu byimbye gutya cyangwa se akabona icyo cyambaye gakwire k'ibihumbi 60 akabona ambaye agapantaro k'ibihumbi 30 agahita avuga ati baragafasha ariko ntamenye ko hari igihe cyageze mukanyura muri strago zimeze fo wenda hari igihe inzara kurya atari ukubanye mwabuze ibiryo ahubwo ukuntu wowe wakuze nawe uri umwana ubushaka kwishakishiriza ibyawe ni muri ubwo buryo oya ibyo byabaga ari ukunanirana abana benshi abana benshi cyane bagiye ku mihanda hanga ejo nisikaye twaraganiriye turi kumwe n'abantu turimo tuganira arambwira ati bro urumva ko asikaye barifashoye papa ni n'umupasiteri urabyumva ko abantu benshi baziga none mwana ikibazo nkunda kwibaza nuko cyane abapasiteri bakunda kunanirana ahubwo mwira nanjye ikibazo njya nkibaza ahubwo njye natekereje insanga nimba koko bijya bibaho mu jambo ry'Imana bama batubuze nekereza ko imivumo yabari abantu bahimukira babaka amafaranga ikukira mu bana babo ku izina ry'Imana ingo 90% za pastor mu byandika muri commentaire abana babo barananiranye bamwe ibimogi nibo banywa za mugo nibo bagira iki nibo bajyana za wawe uzabicunge nibo bavamo za malayi aho Junior aravuze ngira mugongo nuko baba babikase ni mugomba gusara urabyumva mugomba gusara niba byo umuntu abinyoye ngarasara bavuga ngo mugomba gusara bakabyita ngo ni mugo oya akukana ko tuzakibaza kubera iki abana abapasiteri batubwira ngo bahindurira abantu ubuzima wenda Imana tubare nimba twinjiye mu bintu byayo cyase no mu bakozi bayo ni ukubera iki dukunda kubona ngo abantu
baba abantu uramwana wa maraya urugero rwiza ngo badusengere turebe ko twahinduka ibintu turimo usanga abana babo ibyo ngiye turashaka kujya guhinduka ahubwo abana babo byarabasajije ugasanga bari barasengera ingo z'abandi zabo byaracitse yego ko bana yanjye ngewe pastor benshi twagiye ngo bya bindi arya ngo ziranazishya zo zananaga ari ingumi kare mu gitondo bagasohokana bakajyana rero ugasanga abana babo wa mugani abananiranye bose niho bari nyine nta bana babo mwese ubona biterwa n'icyo mwibyitegereje ikintu kibitera ngiye ntekereza ko nimba koko hari abantu babikora ari uburyo bwo gucuburira abantu nkuriya muntu wazanye igiceri cy'ijana kuko aba bakene bariho kandi bagatu kuburyo nko kugira ngo abone ijana aribona ruko yabanje kuvuga ko izina ry'Imana noneho tekereza umuntu ufata ari jana ryiwe ari ryo yarafite imbere n'inyuma akariguhereza kugira ngo ashake imigisha wowe warangiza kuko wowe wabikoze mu kimbo cy'akazi wowe wabigize akazi ntago waje gusengera abantu kubwo kugira ngo bahinduke habwo ufite amagambo meze yo muri Bibiliya baryarya ko nagize ngo ni Liliji urabizi ko Musara urabizi ko Liliji Musa uri kumva wowe ko ufite amagambo meza yo muri Bibiliya ushobora kubwira umuntu akaba yagweza n'ibyo afite byose ubwiye wa mukene nakakandi yarafite nakaguhaye kugira ngo arebyo yaragiye gukora nimero bizo kuza kwiyongera kuko Bibiliya itubwira yuko nidutanga nawe uzongererwa majambo abapasiteri bakunda kuyakoresha cyane kugira ngo akwamugane umutima mwiza bafite iyo bageze mu gice cyo gutura ujye ubona abapasiteri ukuntu babwiriza iyo bageze mu gice cyo gutura ko bitandukanye ubona ari ijambo ry'urufunguzo ijambo ry'urufunguzo ni ijambo rivugwa iyo umuntu agiye kwinjira bagiye nkubona nka pasiteri agiye kubwiriza hari ijambo ry'urufunguzo rigomba kubanza kuza rikasomwa niba ari umusaseridoti uri aho ngaho cyangwa se niba ari undi muntu uri aho ngaho akabanza akarisoma ingufu ririya jambo risomanwa zitandukanye n'izisomwa bagiye kugera ku gice cyo gutura ariko ujye umenya buri impamvu Bibiliya ikunda kubasha abantu nuko twebwe buri abantu tuyobowe n'ubwoba byo rubize aka kanya wakanga kurwana n'umuntu kuko ubizi kumwishe ko bagufunga yego ubwo nibwo bwo bufite bwa leta aka kanya wanga gukora icyaha kuko biri tubwira yuko abanyabyaha bazajya mu rutazima ubwo nubwo bwo kuzashya rero tuyobewe n'ubwoba rero mu gihe umuntu azagutsindisha amagambo yo muri Bibiliya nyine akabanza akabigusomera akakubwira imva n'imvano nuvuga ngo ibyo ufite wowe zabyikura wowe ubimuhe rero nekereza yuko bari abantu bakunda kugira abana babo ugasanga abana babo bari mu mico idafatika nekereza yuko bari abantu babahemukiye babahereza bya ndimwe bari bafite nabo bwabo badafite bakabibahereza kandi aribo bakabahaye buri abapasti no bagahaye abantu kuko ziri kugenda mu modokari undi ari kugenda n'amaguru none warangiza ugashiramo izira ndimbo nyumva bashiramo gusa nshaka gutaha uko naje waje modokari undi yaje n'amaguru ushaka gutaha mu modokari ushaka gutaha n'amaguru Nse nifuza gutaha uko eje muri turi mu gitaramo cya Zumbi Comedy bamugurishije ari negabongere Samu yaramugurishije turi mu dutera urwenya ngo ari negabongere ngo uri kuvuga ngo ufite indirimbo ibihumbi babyumva ati kandi album aje kuduhana nuko zirenga 3 uzazi dusorera rya izo ndirimbo ibihumbi babyumva rero ngatekereza ko bari abantu bahemukira byishyurwa ku bana babo ko buri yihemutse uwo muntu sakwishyurira isi yo ubwayo ira kwishyurira nimba uzi ko umupasiteri ukabuze kutubura menya ngo nubyara yore byose bizakora ku mwana wawe yagombye urumva buri viri zipfukamira niba buri viri zipfukamira kubera iki bintu bitagaruka kuri nyirabyo aho kugira ngo bize ku bandi bantu none se bara batangaga ibitambo barabaye bare muri Bibiliya ayo kwizera kwa abantu kwari kuri hejuru ta none se ukwizera kwabo kwari kuri hejuru reba waburetse nyine wowe numaye urugero ngo buri video ryose rizipfukamira sibyo ibyo ngibyo abantu bikorera nano bidakora tugende kuri Bibiliya none se umwe bategetse gutanga umwana we n'uwuhe Abraham none se kuki batavuze ngo Abraham ari nawe yarafite ikinege shaka none se kuki batabwira Abraham ngo abure witanga ongera ko cyaje gutanga inzira y'akarengane ongera ko yaramaje no kugera mu gihe cyuko atazongera kubyara akoruta Bibiliya hejuru Bibiliya neza ibintu mbona bawe bidashoboka nuvuga ngo ujye usesengura Bibiliya waba umunyabyaha reba umaje akurumva ko kwizera nukuvuga ngo reba Abraham amaje kugeza mu gihe cyo kuba cyo gucura watazabyara n'umugore we akana kamwe kagahungu yari afite gikinege ngo nagatange kandi abandi batangaga imfizi zinama n'ibiki byose ariko we agiye gutamba umuhungu gusa nanone ibyo twakimvira byose tuje twemera yuko hariho iyaturemye kadutandukanye n'inyamaswa wabyemera hari ikintu kirusha ariyo mpamvu nanjye hari umugabo witwa Jean Paul Sartre yazaga avuga ati si Dieu existe moi je n'existe pas
nuko nakasowe aje nkubwira ibintu by'ubwenge rega ngahita niba ko ntabwo urimo urabibwira injiji sibyo ngahita niba ko ntabwo nge ndi injiji nakurinjiji ahubwo nuko agiye nkubwira ibintu bisaba ubwenge bwinshi cyane kandi ntabwo mfite ubwo bwenge bwo kubikoresha kurimo kumvugira nibyo nkubwira Mateo ya Jean Paul Sartre nkawe mani bo kugora Jean Paul Sartre kwanza ntunamuzi sinamubwirwa n'iki oya tujye tworo wenda turaho kukubwira wenda nka ayo abantu utera ibiro byinshi kwisi yitwa wenda ukereka nkimbwira ngo habaye umukaceri bitaga John Cena ngo wenda nkawe ngo yavumbe uryo tuwe mu petipu ibintu twahaganiriye twagombye kuganira nk'ibintu by'aba mu philosophy rero twagombye kuganira nk'ibintu by'aba John Cena ubwo uri kumva ubwo njye naho hagati injiji ari inde nimba kubwira umuntu ikintu uzi nibuka ko ibintu ngiye kukubwira bitakureba ubwo njye ndinjiji rero so kambere yo twari turiho karakano kuvuga ngo Imana ibaho koko niyo ngiye kugarukira mubwira ko Jean Paul Sartre ari we yaje gupfa kuri final avuga ati ibyo byose nishaka Imana cyane nishaka ikindi kintu hari ikintu cyihishe inyuma y'ibi ngibi byose kirusha umuntu uri kuri iyi si ubushobozi cyangwa se kuba aricyo cyamuhiza ahangaha kuko urumva we yagejeje igihe cyo gupfa yumva ntagashaka gupfa ariko akumva umubiri urimo uramunanira agiye gupfa kuri poe final aravuga ati shanda yibonye Imana ibaho ati niba ngiye gupfa ntabishaka nkaba mfuye urabyumva ati baho so ibintu by'Imana rero ngira ngo iyo tubigezeho byo nanone nirwo nshaka kubitindaho kuko ndeba kara nko muri bwa butabo bwa abantu birirwa bagendana ku muhanda baza kukubwiriza wabishaka utabishaka bari abantu babugendana wabishaka utabishaka barakubwiriza ujye kumva iwawe bati tu mukingure hari nawe barambwiye uti ati nzabwira igihembo lekera ubwo twanze kuvuga amazina yabo kugira ngo batavuga ngo twabibasiye barabaniga wabishaka utabishaka baza kubwiriza iwawe oya ugomba kubwirizwa barahagera none ikintu kimbaza nagukizi ntibashobora kujya mu muganda ukabaza uti reka ibyo ngubye katubye ntabwo turuvuga bariho ntabwo nteze ugezo oya abo ngabo reka tubiye inzira bacamo iba yakozwe nande erega banega naga ari injiji ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nimwe twavugaga ku myemerere ya muntu buriya wasanga bafite imyemerere yabo afite imyemerere yewe kandi koko nawe aje mukaganira wamwumva yakubwira impamvu igihumbi zatuma umwumva oya urumva akoze wa mugani kugerega urumva dufite Bibiliya ituyobora ko nkawe none se mbwira ikintu utarya ikintu ntarya sha kuva igeze iyi saha nta kintu kimwe kwa muganga bari bankuraho nta n'ikintu imyemerere yari yambuza nta kintu imyemerere yakubuza habe na kimwe ikiribwa kiba kuri iyi si nta kintu imyemerere yanjye yari yambuza nta n'ikintu kwa muganga bari bambuza kurya ese reka nawe nkubaze umbwiye yuko kugeza kano kanya nta kintu kwa muganga bari bagukura habe na kimwe nshaka kukwereka impamvu bari abantu impamvu ashobora kuganiriza ibintu by'uko abyumva ese aka kanya umuntu arwaye amazi yabatiri wayanywa batiriye imodokari ntago amazi yabatiri nayo ngutambi kandi mfite ubwenge butekereza saside nta side urabizi kutayanywa aka kanya wowe ushobora kumbwira impamvu zigeze no mu mbagize impamvu utayanywa ukambwira ko yanyweye yakwica ukambwira ko ari ibyo mu nda yakangiza rero nawe ashobora kweza nawe impamvu ugenda udakora umuganda kandi zikumvikana nkuko nawe ushobora nkuko nawe ntengubaje ngo se ayo mazi wayanywa ukamakana ukama n'impamvu nawe ushobora kumubaza kuki udakora umuganda akagwakana akagwana n'impamvu buri muntu n'imyumvire yiwe oya iyo bigeze ku myumvire byo buri wese ndabimuharira nkamureka imyumvire yiwe akaba yari afite gusa kugeza ku munsi wa none imyumvire mfite kuri jewe yabiri hasi yabitari hasi cyangwa nuko mbizi neza ko hari ikintu cyandemye yego byanze kunze kuba niba bwira bugacya niba uvuka igihe kikagera ugapfa oya nimumbwire umunsi nakoze Rutambi cyacu ntabwo muzaza ukabwiriza kuko mana ya imirongo myinshi yo muri yako nyizi urufunguzo uzatangarira iriye kwifungura ruta iki nk'ijambo ry'urufunguzo uzajya uheraho bwa mbere nabwira abantu se ijya kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka undi wagarukiye mu wakangaye muvu yewe mubikize mu bintu by'ishuri muri teologiya cyangwa iki oya mu bintu byo kwiga bisanzwe ntabwo tugiye mu byose amashuri mfite ntabwo ari menshi ariko iyo mfite nyemerera gutambuka umuntu uzi kwandika na zero ni ibyo ngibyo birabaye reka siganiye ku musozo turimo tuganira dukubitanye igihe mu myitozo wa mugani ngo ni muri lokale kwa zanwe n'imyitozo yego komande yanjye umunsi kuwa gatanu ikiganiro mugani kiriho ahangaha ngira ngo urimo kukireba wese turimo kwitegura show yo ku cyumweru ANACONDA zaba yasesekaye mu Rwanda tuzajya kumwakira kuri aeroport hariya mbonye n'umumotari mpita nibuka umumotari nabo bameze nk'abana ba primaire baba mwana wa primaire agiragana agasanga bari goma nk'inuza nk'igare cyangwa imodoka yavaga ngo ari uko igiye nanjye navaga ari uko igiye none navuze ngo umumotari nawe aravana uko ikiganiro kirangiye umumotari ngaragufana mota wamuhaye sengizo ubwo ni umusitari we yayamba
ngahibaze kandi ujye wumva niba ukora ibintu bimushimisha kandi ukora byakuvunnye wabishoyeho akabiri bakishima ganjanira ubuntu se dore twarakene none ibiganiro byose akora urabireba uba wumva yabikoze muki uba wumva yabikoze ubirebera ngahe nugura babonetse iyo uguze megabyte z'ijana utureba tubibangaye hejuru ya venuma niyo bavuga kandi nabwo na vena gatwe tuyajyana ajyanwa na MTN none mva agatumubaze kandi tugwiza ukuri ugura mega zangaye kugira ngo urebe Rutambi reka wereka tumwegere we ntabwo tugushyiramo ntabwo bagushyiramo ijwi rya rero ririmo gusa kuvuga ngo Rutambi kubera yuko kubera yuko Rutambi agira ibiganiro byinshi akora ku binyamakuru bitandukanye amafaranga ajya agenda ni menshi nkangahe wewe wagura megabyte zangahe ku munsi se cyangwa buri kiganiro ku munsi oya ndabonetse ku munsi nk'igihumbi sibyo none ira video utekereza ko yatwaye nkangahe kugira ngo isohoke oya ntago mbizi ashobora kugenda amafaranga menshi cyangwa make ariko uyu ni umusitari yagakwiye nese umusitari gara amafaranga megabyte zawe z'igihumbi ku munsi so ubuturage turi nk'abantu 100 ndakeka buri muntu w'umuhaye wenda nka 20 cyangwa 5 uri kumva nka 20 cyangwa 5 abantu nkamwe igihumbi habarimo nka batatu tuzahura ngo ngo mani uzangurira akantu ngo nk'amafaranga ngese ngo yagushiriyeho noneho umuntu nawe gashaka amafaranga yanjye yarashize nguzi views imbaha kandi bwo yaguze mega z'igihumbi warona no muri yoro zimara icyumweru yego kumara sinije abari marinje ninjiriza gawe mereze gawe mbwira nese gira uvuga ko ninjiza gute kandi utazaho ni wowe yitwaye umugenzi wowe amafaranga aramuhereza kutagurukira njyewe ni winjiriza ukuboko wagira kano kuboko utinjiza wagira kano kuboko utinjiza ubwo se ufite na crete reka tugushimire wowe ukurikiye GJC Media tukubwira ngo aho uherereye hose tugushimire niba waramaje gukora subscribe tukubwire ngo ibiganiro byacu barakagaruka umunsi kuwundi niba utari wanayikora gerageza banze ukore subscribe kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abantu bose baba bakurikiye GJC Media abari Rutambi buri munsi buri wa gatanu nk'ibisanzwe nishoza Ruta ijambo rimwe kuri ANACONDA twigana ku musozo nta jambo rimwe uriya mwana no kumukira akanyafu agasubira akirika twasebye abantu erega ubu ntabwo nkiri guhangana nka Rutambi mu byuma ndi guhangana nk'u Rwanda mu byuma rugiye guhangana n'u Burundi mu byuma ubu ntabwo tukiguhangana y'amazina ngo ni Rutambi cinsi ubu ni Rwanda asha cyazo uyu munsi twavuye mu byuma tunababwira n'ijambo ry'Imana mani umunsi twanababwirije nta muntu heruka gukubwiriza wera nta muntu heruka kubwiriza kuri mu baza buriya impamvu abantu batubona hanga turavuga ubuguriye bona nta mukene utekereza neza ngira ngo ndumukene Ruta genda tegeze ntango ngende umukene Rutambi n'umukene nge sindi umukene ngende umukene ahubwo se babantu Rutambi arakenyera okay reka dushime cyane Eric wadufashije bwasega ntwari rubuntu ngamutwari rubuntu aze mujyana inzu njyane mw'iki gihugu oya urabyemeye abantu inzu njyane ndamujyana Rutambi wowe okay sawa gaye basingo baracha maji mu turanja nanga tuvuya mu turanjanira hano mugacinje cyatanga ubwo ni make aramutse ari menshi yabarangaye Rutambi njyaya Rutambi muri quartier nziza reka cyane dushimire Eric wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho baje gutambuka hanga tubabwira ngo show ikurikira ubu ni amashow mani kwa gatatu ubu n'amakomedi ubu nayegaruye byose byagarutse Rutambi skits haryo maje kugera aba followers bangaye kuri Instagram 132 132 kandi ubu iki kiganiro cyakorenga n'ibihumbi 100 ugasanga habuzemo n'abandi igihumbi bajya gukora follow ubu mwagiye kuri Rutambi ukananyandikira ngata ngusubiza ni ngiye Mr. Rutiyemera usubize ni mamu y'Imana ni wafite 0 followers ndagusubiza asanza Ruta maka microphone yanjye shamutaganja kuri ndaguhaza urakoze